Mu buzima hari abantu batagendera mu nzira zoroshye habe namba. Hari abafata inzira zigoye bakabirwanira bagatsinda, kandi mu rugendo rwabo bakarema inkuru zihumurira abandi umwuka w'ubutwari. Jason Statham, umukinnyi w'imena muri sinema, ni urugero rwiza rw'icyo kwitangira intego bisobanura. Kuva ku mikino wo koga aho yatangiye kuba intyoza, kugeza yinjiye muri sinema agahindura imirwano muri filime, birori by'imbaga, ishyaka n'ubuhanga. Statham yerekana ko ubuzima bwose ari urugamba rukwiye kwitabirwa n'umutima wose. Ariko se niki kihishe inyuma y'amasura yakomeye mu mafilime? Niki gituma tumubona nk'intwari, umurinzi cyangwa umucunguzi? Uyu munsi turagaruka ku buzima bwe, urugendo rwe, n'ukuntu yahindutse ikirangirire ku isi hose. Intwari itubwira ko gutsinda bishoboka kuri buri wese. Ati gute none? Ndakomeza. Jason Statham ni umwe mu bakinnyi b'ibyamamare muri sinema, cyane cyane azwi mu mafilimi y'ibikorwa cyangwa se action films. Statham yavutse ku itariki ya 26 Nyakanga mu mwaka w'1967, avukira mu mujyi wa Sherbrooke mu Bwongereza. Azwiho cyane kuba afite impano idasanzwe yo gukina mu mafilimi yihuta, harimo gukubita, gukomeretsa, yewe mu mikino njyarugamba, martial arts, gutwara imodoka mu muvuduko udasanzwe, ndetse yewe no kurasa. Rero mu bikorwa bimwe byatumye amenyekana harimo filimi yakinnye yitwa The Transporter yo muri 2002, ariko ni filimi y'uruhererekane yagejeje muri 2008. Yakinnyemo ari Frank Martin, umukinnyi ufite ubuhanga bwo gutwara ibintu cyangwa abantu mu buryo bwa rwihishwa, kandi nta kosa na rimwe akoze. The Clanky ni filimi yakinnye mu mwaka wa 2006, aho yakinnyemo nka Chev Chelios, aho yagombaga guhangana no gupfa mu gihe runaka, ibyo bikamuha imbaraga zo gukora ibirenze ubushobozi. The Expendables, filimi ya 2010 yewe na 2023, akinamo nka Lee Christmas, umwe mu barwanyi b'abahanga cyane mu itsinda rihabwa imirimo y'amaboko akomeye cyane. Fast and Furious series ya 2015, yagaragaye nka Deckard Shaw, aho yakomeje kuba umwe mu bantu bagira uruhare rukomeye mu byemezo no mu bikorwa bikomeye muri iyi filime. Haza iyindi filimi bita Hobbs and Shaw ya 2019, ni ishami rya Fast and Furious, aho Jason Statham yagaragaye yifatanya na Wayne Johnson The Rock. Jason Statham yatozwaga umukino wo koga mu buryo bw'umwuga mbere yo kujya muri sinema, ndetse yanahagarariye Ubwongereza mu marushanwa yo koga. Afite impano yihariye mu mirwano, martial arts, ibyo bikamufasha gukina muri filimi nyinshi atifashishije abandi bakinnyi bamusimbura, abo twita stunt doubles. Yamenyekanye cyane kubera ubuhanga bwe bwo gukora ibikorwa by'umubiri mu buryo bw'umwimerere, bituma filimi ze zikundwa cyane. Mutama, ndi Kwizera Janvier Gade nk'ibisanzwe. Urakaza neza mu rurembo rwa Hollywood. Nanone kandi nguhaye ikaze kuri Kwizera Rwanda Official. Turatangiye. Jason Statham yavutse kwa 26 Nyakanga 1967, avukira mu mujyi wa Sherbrooke mu Bwongereza nk'uko nabikubwiye ruguru. Papa we Barry Statham yari umucuruzi wakoraga akazi ka serivisi zitandukanye, harimo kuririmba mu nsengero no mu tubyiniro. Naho nyina Ellen Yates yari umubyinnyi wa kinyamwuga. Akiri muto, Statham yakundaga cyane imikino ngororamubiri, cyane cyane umukino wo koga no gukina umupira w'amaguru. Yabaye umukunzi ukomeye w'imyitozo ngororamubiri, akaba yaranabirebeye kuri se wakundaga kugerageza ibikorwa byo kwihugura mu mukino wa box. Nyamara kandi Jason Statham yahagarariye Ubwongereza mu mukino wo koga mu ikipe y'igihugu. Yamaraga amasaha menshi mu mazi yitoza kugira ngo azabe umunyamwuga muri uwo mukino nyine. Mwaka w'1980 n'umwaka w'1990, Jason Statham yitabiriye amarushanwa mpuzamahanga akomeye yo koga, ndetse yashoboye guhagararira Ubwongereza mu marushanwa ya Commonwealth Games. Gusa kubera ko atigeze atsindira umudari n'umwe ukomeye, yahisemo gusezera kuri uwo mukino maze atangira gushaka andi mahirwe mu bindi bikorwa. Ati gute none? Nyuma yo guhagarika imikino ngororamubiri, Jason Statham yaje kubona akazi nk'umukozi w'ubucuruzi mu isoko ry'amatungo n'ibiribwa, aho yakoranaga n'umuryango we.
gusa amahirwe yaramuhiriye mu mwaka w'1990 ubwo yabonwaga n'umujyanama w'imideli ari we Guy Ritchie. Guy Ritchie yamufashije kwinjira mu mwuga wo kumurika imideli ndetse yabaye umufatanyabikorwa wa kampani izwi nka French Connection. Iyi mideli yatumye amenyekana mu ruhando mpuzamahanga. Ubuzima bwa Jason Statham bwarahindutse burundu mu mwaka w'1998 ubwo umwanditsi w'amafilimi n'umuyobozi Guy Ritchie yamuhaga amahirwe yo gukina muri filimi ye ya mbere Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Yabonye uyu mwanya kubera ko yari afite imyitozo ihagije mu mikino njyarugamba martial arts. Iyi filimi yahise ikundwa cyane kandi yatumye Statham amenyekana ku isi hose nk'umukinnyi wa filimi ufite ubuhanga. Mu mwaka wa 2000 Jason Statham yahise aba umwe mu bakinnyi b'amasinema bakomeye cyane mu bwoko bw'amafilimi bikorwa action films. Yagaragaye muri filimi nyinshi zakunzwe cyane harimo Snatch ya 2000 akinana na Brad Pitt mu nkuru y'ibikorwa by'abagizi ba nabi. The Transporter yakinwe 2000 ikageza 2008. Yakinaga nka Frank Martin, umushoferi wihuta kandi uzi guhangana n'ibibazo byose. Iyi filimi niyo yamuhaye izina rikomeye ku rwego rw'isi. Cranky ni filimi yakinnye 2006. Yakinaga ari umuntu uhanganye n'urupfu ugerageza gushaka umuti w'uburozi yatewe. Death Race ya 2008 akinamo nk'umushoferi mu marushanwa y'urupfu. Nyamara kandi mu mwaka wa 2010 Jason Statham yabaye umwe mu byamamare bikomeye ku isi kubera kwinjira muri filime z'uruhererekane nka Expendables na Fast and Furious. The Expendables yakinwe 2010 kugeza 2023. Yakinyemo nka Lee Christmas, umwe mu barwanyi bafite ubushobozi bwo gukora imirimo yose. Fast and Furious ya 2015 yinjiyemo nka The Dunk Show, umuntu ufite ubushobozi bwo guhangana n'ibikorwa bikomeye akanarwana n'abakinnyi b'ibigango nka Vin Diesel na Wayne Johnson ari we The Rock. Hobbs and Shaw ni filimi ya 2019 yakinnyemo afatanyije na Wayne Johnson aho bagaragaje imirwano yihariye. Jason Statham amaze igihe kinini abana n'umukunzi we Rosie Huntington Whiteley, umunyamideli w'umwuga. Bafitanye abana babiri. Nyamara kandi uyu mukinnyi Jason Statham akunda siporo cyane, akitwara ku giti cye mu gukora imyitozo ngororamubiri. Ntabwo anywa itabi cyangwa ibindi biyobyabwenge. Ni umuntu ukunda gukora ibintu by'umwimerere mu mikino ye, aho akenshi atifashisha abamusimbura mu bikorwa bitoroshye. Jason Statham kugeza ubu amaze kuba icyamamare gikomeye mu ruhando rwa sinema ku isi hose kandi akomeje gukora filimi zikundwa cyane. Sasa rero reka tuganire kuri Transporter. The Transporter ni urukurikirane rw'amafilimi yakozwe n'umuyobozi Luc Besson hamwe n'umunyamakuru w'umwanditsi wa filimi Robert McCammon. Jason Statham yagaragaye muri iyi filimi nka Frank Martin, umushoferi kabuhariwe wagize izina kubera ubushobozi bwo gutwara ibintu cyangwa abantu mu buryo bwihuse kandi akurikiza amategeko ye bwite adakuka. The Transporter 2002 iyi ni filimi ya mbere yatangije uru ruhererekane. Frank Martin muri iyi filimi aba afite inshingano zo gutwara ibicuruzwa byihariye, ariko bimwe mu byo yahuye nabyo birenze uko yabitekerezaga. Hagaragaramo inkuru y'urugendo ruri mu bwihisho kandi rurerure. Hagaragaramo kandi no guhangana n'abamushakaga. The Transporter 2 ya 2005 Frank aba yarahawe akazi ko kurinda umwana w'umuyobozi ukomeye, ariko ibintu biza guhinduka igihe umwana yashimutwaga. Iyi filimi yagaragaje Statham mu mirwano ku rwego rwo hejuru no kwirwanaho. Transporter 3 yakinwe 2008 Frank aba agomba gutwara umukobwa w'ingenzi. Bihinduka urugendo rukomeye rugizwe no gukiza ubuzima bw'abandi mu gihe akurikiza amategeko akakaye yahawe. Frank Martin afite amahame 3 akomeye adakunda kurengaho mu mafilimi ye yakinye nka Transporter. Ihame rya mbere: ntuzigere uva ku byo wemeranyije. Akora neza ibyo yiyemeje gukora. Ntuzakora amasezerano nta nyandiko ifatika. Ntasigera yinjira mu kintu kidafite gahunda zifatika. Cya gatatu: ntuzigere ufungura igikapu. Nta na rimwe yemera kureba ibyo atwaye kugira ngo agumane umutekano w'umukiriya we. Digute none Jason Statham yakoze hafi buri gikorwa cyose mu buryo bw'umwimerere adakoresheje abandi bamusimbura cyangwa se abandi bakinnyi
basimbura abo twita stunt doubles. Ibi byamutwaye amasaha menshi mu myitozo, harimo gukora imyitozo yo gutwara imodoka ku muvuduko mwinshi. Hari aho yakoze ibikorwa by'umubiri biremereye cyane, harimo kwirwanaho mu kirere, harimo gukoresha ibikoresho bidasanzwe nk'intwaro. Jason Statham yakoze imyitozo yihariye yo gutwara imodoka. Mbere yo gukina Transporter, yakoze amahugurwa akomeye yo gutwara imodoka mu buryo budasanzwe, aho harimo kumenya uko wakura imodoka ahantu hateje akaga cyane, ndetse no kugenda ku muvuduko udasanzwe, ku muvuduko wo hejuru nyine. Noneho rero hano hari ibintu abantu benshi batigeze bamenya kuri Transporter. None se wari uzi ko Jason Statham yakoze imyitozo yihariye yo gutwara imodoka mbere yo gukina filime Transporter? Yakoze amahugurwa akomeye yo gutwara imodoka mu buryo budasanzwe, aho harimo kumenya uko wakura imodoka ahantu hateje akaga, yewe no gutwara imodoka ku muvuduko wo hejuru cyane udasanzwe. Ikindi wamenya, filimi ya mbere Transporter ya 2002 yakozwe ku ngingo y'imari iri hasi cyane ugereranyije n'uburyo yakunzwe ku isi hose. Yashoye miliyoni 20 z'amadolari, ariko yinjiza hafi miliyoni 44 z'amadolari ku isi hose. Ikindi wamenya muri Transporter ya mbere, hari agace k'imirwano gakomeye kaciwe ku musozo wa filimi kubera ko abayirebye bwa mbere bavuga ko kagaragaza urugomo rurenze urugero. Ikindi kandi, Jason Statham yahuye n'ibikomere byinshi. Mu gutunganya uruhererekane rwa Transporter, Statham yakunze gukomereka bikabije bitewe no kwanga ko hasimburwa imirimo n'imyitozo igoye, cyangwa se ibyo yagakoze bikorwe na tekinoloji. Muri Transporter, imodoka y'igitangaza yo muri iyi filimi ya mbere, BMW 7 Series E38, ni imwe mu modoka zakunzwe cyane kubera uburyo yakoreshwaga mu buryo budasanzwe. Umuco w'imirwano, Statham yakoze imyitozo yo mu rwego rwa karate, kung fu n'izindi tekinike z'imirwano, bigatuma filimi igira umwihariko ukomeye mu mirwano. Inkuru za Transporter zari zifite inkuru zubakiye ku mirwano y'amabanga n'ibikorwa by'ibanga, bituma abayireba baguma mu rujijo rwiza koko. Iyi filimi niyo yamufashije kwinjira mu ruhando rwa sinema mpuzamahanga. Ibi kandi byatumye agira izina rikomeye mu mafilimi y'ibikorwa action. Hakurikiraho izindi filimi nka Cranky, The Expendable na Fast and Furious. Ibi byatumye aba inyenyeri ku ruhando mpuzamahanga nyine. Tukirahari, noneho rero nyemera twinjire neza muri filimi Transporter imwe ya 2002. Transporter ya 2002 ni filimi yo mu bwoko bw'ibikorwa cyangwa se action thriller, yanditswe na Luc Besson na Robert McCammon, iyoborwa na Louis Leterrier hamwe na Corey Yuen. Iyi filimi niyo yatangije urukurikirane rwa Transporter, ndetse kandi yamenyekanishije Jason Statham nk'umukinnyi w'ibikorwa udasanzwe. Jason Statham, umukinnyi wa filimi ari we Frank Martin muri Transporter, ni umugabo wakoraga akazi kadasanzwe ko gutwara ibintu cyangwa abantu mu buryo bw'ibanga, akurikiza amategeko ye 3 akomeye, ariyo mwe nakubwiye ruguru, ariyo ngo ntuzigere urenga ku masezerano, ntuzakora amasezerano atari yemezwa, ntuzigere ufungura cyangwa ureba ibiri mu gikapu cyangwa igicuruzwa utwaye. Frank Martin muri filimi abakorera mu gace ka Côte d'Azur mu Bufaransa nyine, aho yubashywe cyane kubera ubunyamwuga bwe. Akazi ke ni ugutwara ibicuruzwa cyangwa abantu nta bibazo bikomeye, ntasubiza inyuma abakiriya igihe cyose batanze amafaranga menshi. Igihe ibintu byahindutse, Frank atangira akazi ke kadasanzwe ariko gutwara igikapu cyihariye ku muntu utazwi, ariko ahitamo kurenga ku mategeko ye bwa mbere igihe afungura igikapu, agasanga harimo umukobwa witwa Lai Kwai yakinnwe na Shu Qi. Nyamara hano Frank ahita yisanga yatangiye gukorana n'umuntu w'umugizi wa nabi witwa Darren Bentancur, ariwe Wall Street, ubu uri gukora ibikorwa byo gucuruza abantu ku isi hose. Frank kubera indangagaciro ze ahitamo guhagarika kumutumikira kandi akemera kurwana kugira ngo arengere uwo mukobwa ariwe Lai n'abandi bagize ibibazo bishingiye nyine kuri uwo mugabo. Lai abwira Transporter ko papa we ari uri inyuma y'ibyo byose, ari we muyobozi w'ibikorwa byo gushimuta no gucuruza abantu. Nyamara kandi ibi bituma Frank yinjira mu rugamba rukomeye n'abagizi ba nabi. Ararwana cyane kugira ngo ahagarike ikintu
cyose. Jason Statham yakoze hafi 90% y'imirwano n'ibikorwa bigoye muri iyi filimi adakoresheje undi muntu wamusimbura. Gukoresha imodoka yakoreshwaga cyane muri iyi filime ni BMW 735i E38, izwiho ubushobozi bwo kwihuta no gukora ibintu bidasanzwe, aho Frank akoresha iyi modoka akajya yitwara hejuru y'inzira ihanamye, ibintu byatangaje abantu batari bake. Yagaragaye akoresha ibikoresho bidasanzwe nk'intwaro mu mirwano, harimo gutoragura ibikoresho bimwegereye akabikoresha neza mu mirwano kandi bikamufasha. Transporter yakozwe ku ngengo y'imari itari hejuru cyane, ingana na miliyoni 20 z'amadolari, ariko yaje kwinjiza miliyoni 44,500 z'amadolari ku isi yose. Ikaba yarafashije gutangiza urukurikirane rw'amafilimi akomeye cyane nyine ya Transporter. Filimi igaragaza isura mbi y'icuruzwa ry'abantu, igahuriza ku butumwa bukangurira abantu kwirinda ibikorwa by'urugomo no gushaka uko bafasha abashyirwa mu bibazo n'abagizi ba nabi. Jason Statham yakoze imyitozo ihambaye irimo imirwano martial arts niyo gutwara imodoka ku muvuduko mwinshi. Ibi byatumye filimi igira isura y'umwimerere kuko yageragezaga gukora ibikorwa byose we ubwe. Icyatumye Jason Statham ahabwa akazi muri Transporter. Luc Besson yahisemo Jason Statham kubera ko yari afite impano yo gukora imyitozo ngororamubiri yihariye, kandi yari yanamenyekanye cyane muri filimi nka Lock, Stock and Two Smoking Barriers yo mwaka w'1998. Nubwo filimi ikinirwa cyane muri Côte d'Azur mu Bufaransa, ibikorwa byinshi byayo byakorewe mu Budage kubera amahugurwa y'imodoka no kugenzura iby'imirwano. Shuki wakinaga nka Rai yari umunyamideli uzwi cyane muri Aziya. Guhitamo umukinnyi uturuka muri Aziya byari kubw'ubutumwa bwo gukangurira abantu ibibazo by'icuruzwa ry'abantu muri ako karere nyine, kuko buriya muri Aziya haba ibibazo by'icuruzwa ry'abantu riri ku rwego rwo hejuru. Imodoka ya BMW yagaragaye muri iyi filimi yabaye ikimenyetso cy'urukurikirane rwa Transporter kugeza no mu zindi zose zakurikiyeho muri Transporter nyine. Transporter yabaye filimi izwi cyane kubera imirwano yihariye, ubuhanga mu gutwara imodoka n'uburyo bwo guhuza ubutumwa bukomeye n'ibikorwa bihindura abantu bareba filimi z'ibikorwa cyangwa se action films. Ni imwe mu mafilimi yatumye Jason Statham aba icyamamare mu ruhando rwa sinema. Filime Transporter yo muri 2002 nyine yamenyekanye cyane mu ruhando rwa sinema, kandi yatumye Jason Statham aba icyamamare mu mafilimi y'ibikorwa. Nubwo ibitekerezo byihariye ku byamamare muri filime bitaboneka cyane mu buryo bwanditse, hari ibintu by'ingenzi byagarutsweho mu itangazamakuru no mu biganiro bitandukanye. Ubuhanga bwa Jason Statham. Abakurikiranira hafi sinema bagaragaje ko Statham yagaragaje ubuhanga bukomeye mu gukina ibikorwa by'imirwano, aho yakoze ibikorwa byinshi ubwe atifashishije abasimbura. Ibi byatumye yemerwa nk'umukinnyi w'imirwano w'umwuga mu mafilimi y'ibikorwa. Imirwano yateguwe neza. Abayobozi ba filimi barimo Corey Yuen bazwiho gutegura neza imirwano bagaragaje ko iyi filimi ifite ibikorwa by'imirwano byateguwe ku rwego rwo hejuru, bikaba byarashimishije abakunzi ba sinema y'ibikorwa. Ubushobozi bwa Luc Besson mu gutunganya iyi filimi. Luc Besson, umwe mu batunganyije iyi filimi, azwiho gukora amafilimi y'ibikorwa afite umwihariko. Abakurikiranira hafi sinema bagaragaje ko The Transporter yerekanye ubushobozi bwe mu gutunganya filimi zifite umuvuduko n'ibikorwa bidasanzwe. Nubwo ibitekerezo byihariye by'ibyamamare kuri iyi filimi bitaboneka mu buryo bwagutse, The Transporter yakomeje kugira uruhare rukomeye mu rugendo rwa sinema y'ibikorwa, kandi yatumye Jason Statham aba umwe mu bakinnyi b'ingenzi muri uru rwego. Nyamara kandi umukinnyi w'icyamamare mu mafilimi y'ibikorwa Jason Statham akoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye mu gusangiza abakunzi b'amakuru ajyanye n'umwuga we. Dore imbuga akunze gukoresha: Instagram. Jason Statham afite urubuga rwa Instagram akoresha mu gusangiza abafana be amafoto n'amashusho y'ibikorwa bye bya sinema, imyitozo ngororamubiri ndetse n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Uru rubuga rwe rwa Instagram ni @Jason Statham. Facebook. Afite kandi urubuga rwa Facebook aho asangiza abamukurikira amakuru yerekeranye na filimi nshya, ibiganiro n'ibindi bikorwa by'umwuga. Urubuga rwe rwa Facebook ni Jason Statham. X cyangwa se Twitter.
nubwo atariho cyane kuri Twitter, hari konti ye yemewe aho asangiza amakuru ajyanye n'umwuga we. Konti ye ya Twitter cyangwa se X ni @LeoJStatham. Ni nuko shoje Mutamu. Ndi Kwizera Janvier kandi nk'ibisanzwe, nyamara kandi uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi mu biganiro dukora, kuri kw'Imana amarembo aruguruye. Mane barinde. Hano turi kuri Kwizera Rwanda Official. Bye bye.